Kanongere mbasuhuze nongere mbifuriza ibihe byiza mukomeze mugubwe n'icyumweru cyiza. Turi ku itariki ya mbere ukwezi no kwa gatanu umwaka n'uw'ibihumbi 2022. Turi ku munsi wo ku cyumweru. Kambanze mbwira abantu barimo bararuhuka ngo bakomeze bagira ibihe byiza byuje umunezero ndetse no kuruhuka neza kugira ngo ejo ku munsi wa mbere bazakore akazi kabo bafite fresheri impande zose z'umubiri, ingingo zabo zimeze neza cyane ndetse n'abari bari gukora siporo cyangwa se bazikoze mukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Iyi ni Imbuto Radio and TV dukora kuri YouTube. Uko bisanzwe rero amakuru mashyashya nago nareka kuyakubwira nyuma mvunje muri studio. Nshimira abatubanjirije mwakomeje kugenda mwumva imiziki myiza koko, imiziki iryoshye, imiziki igende bafasha kumva uburyohe bwa weekend. KIBAZO rero tugiye kuganira kuki ibintu hano ibintu mu Rwanda byafashe indi ntera. Muri yitangazamakuru iyo ryamaze kwandika ibintu abandi bakabivuga byanga byakunda hari intera biba byamaze kugeraho. Ikiganiro cyacu rero kigiye gukomoza ku makuru yanditswe cyane ndetse aranavugwa mu minsi yashize, aho uwayoboraga Rwanda Inspiration Backup ariyo yateguraga igikorwa cya Miss Rwanda hano mu Rwanda yashyirwaga byavugwaga ko ngo yafashwe na RIB, Rwanda Investigation Bureau, ashinjwa ngo kuba yarahohoteraga abakobwa muri kiriya gikorwa cy'ijonjorwa ry'aba Miss. Rero hari urwego rwa byamaze kugeraho. Ni ku munsi w'ejo ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagezaga ijambo ku bari bitabiriye inteko rusange y'umuryango wa RPF Inkotanyi, nawe yagize icyo abivugaho maze abantu babona ko byafashe indi ntera. Na makuru ushobora nawe kuba wakisangira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, naho byanditse ibivuga byavuze, ariko noneho reka nkubwire amwe mu magambo akomeye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakomojeho. Tugomba gufata n'inama nziza tukazisigasira, ndetse kandi byanarangiye agize abatunze urutoki, inzego atunze urutoki. Byose ndagenda bikubwira muri iyi nkuru yacu. Wowe rero urasabwa iki? Urasabwa gukora subscribe ndetse na shares, ubundi tukagenda twibanira. Nge rero gutegurira iki kiganiro kandi ngiye no kukigugeza ko nitwa Fraterne Frank. Ndagaruka mu kanya nyuma yuko maze kukuzamurira uno muziki uwumvise neza fresh. Nugende ndahari. Akushobora no kuba waduhamagara kuri 0788902728 cyangwa se ukaba wanatwohereza ubwo butumwa. Ukaba wanasimbukira kuri Facebook yacu, Instagram ndetse na Twitter, hose twitwa Imbuto TV, kaba naho watangaho igitekerezo ibintu bikagenda neza cyane. Rero ndagaruka mu kanya, reka tuanze twumva uyu muziki. Yes, rero musero wishinze iby'uyu muziki nago akora ikiganiro, kandi nyuma yuko ndabamvuye muri studio hari abandi bagomba kuzamo birumvikana, ariko twumvaga indirimbo ni Daydream y'uwitwa Aria.
niyo yagendaga iduherekeza irakomeza kugenda inaduherekeza muri background. Dutangira rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ngari igihugu kigendera ku mategeko bidakwiriye kubona na rimwe ngo umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe. Atanga urugero ku bakobwa benshi bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda bagiye bakorerwa ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibi rero yabigarutseho ubwo yari mu nama nkuru y'umuryango wa RPF Inkotanyi asoza yikije ku ngingo zirimo nibimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru bijyanye na Miss Rwanda. Byaravuzwe cyane birandikwa nyuma yaho witwa Ishimwe Dieudonné wayoboraga Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda atawe muri yombi ashinjwe ibyaha byo guhohotera abakobwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ati nabanje kubimenya bivuye muri RIB ngo hari umuntu wafashwe wafunzwe. Jye najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nukurata, ariko usibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kubera ko nabyo ntacyo bitwaye nta nicyo bitanze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko ikibi cyaje kuvamo n'abagabo babiri inyuma bakora ibikorwa byo guhohotera abakobwa. Ati kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo kubahohotera bikaba mu gihugu cyacu, bamwe bagaceceka ntihagire icyo babivugaho abandi ntibabizi. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu yihangira umurimo akageza no kuhohotera abandi. Umukuru w'igihugu yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera ku buryo hari abanyarwanda bavanwa ngo mu gihugu bakajyanwa mu mahanga, bamwe bagahindurwa nk'abagore. Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame ati ni ibintu byinshi bigenda byandikwa, hari byinshi bimaze kugaragara ko bihari. Hari uburyo bubiri abantu bakwiriye kubirwanya. Icyambere hari amategeko. Uhohoterwa akwiriye gutinyuka akarebaho abigeza kugira ngo atabarwe cyangwa se amategeko agire uko amurengera. Yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiriye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu badatinya gutanga ibirego bumva ko uwo barega ari nawe baregera. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ati simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabaza inzego cyangwa se inzego zacu baravuga bati uraregera nde. Umukuru w'igihugu yavuze ko atumva uburyo habayeho sosiyete ireba uburanga bw'abakobwa igakora nta mategeko ayigenga, nta n'umuntu uyikurikirana. Ati cyabayeho gite? Ntikigira amategeko akigenga, ntikigira abagikurikirana, ariko umuntu yihangiye umurimo ahuza abakobwa akabashukisha utuntu mbere yuko abacuruza, akabanza ubwe akabakoresha ibyo abakoresha. Ataba abakobwa nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye bahohoterwa havuyemo umwe aranga, ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko iryo hohoterwa riboneka mu kazi ku buryo ngo abantu bazamurwa mu ntera kuko babanje kugira icyo bakora. Ati abantu bari mu gisirikare ukazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza, ni ibintu bibi cyane. Cyangwa se muri za ministeri ibyo bintu byirindwe, mu byirinde, ni imico mibi gusa.
Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yasoje agira icyo asaba. Yasabye abayobozi gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange. Ngayo nguko rero ikibazo cya Miss Rwanda Perezida wa Repubulika nawe bune yarakizi nk'intore zirusha intambwe byamaze kumugera we. Wakibazo uti rero nyuma y'ibi ngibi haraza kubakurikiraho iki uko byanga byakunda. Hano hantu haraza kuba katwiyumvire undi mugabo yitwa Naiviro akubwira ngo the edge. Ngenda garuka mu kanya ngusezera. Amakuru nari mfite naya ngaya. Running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to face this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Can you show me how to face this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. Yes, nongereho ndagarutse nyuma yuko tumaze kwiyumvira ya ndirimbo ya Naiviro yitwa The Edge. Nje nkubwira nindaza nkubwira ko ikiganiro cyacu kigeze ku musozo. Munyemerero nshimira abo twabanye mu kanya gato yatumaranye. Nukuri ndabashimira. Reka nshimire rero by'umwihariko
abadukurikirana bari mu karere ka Kicukiro, mwebwe mudukurikirana muri mu isoko rya Ziniya, mbabwirane mukomeze mugire igitondo cyiza, mukomeze mugire umunsi mwiza, mucuruze, muhahe rwose kandi muronke, abakiriya baboneke kandi ku bwinshi, amafaranga aboneke kugira ngo habashe kuzamurwa urwego rw'ubukungu bw'imiryango yanyu ndetse namwe ku giti cyanyu n'igihugu muri rusange bwo tayari kiba cyazamutse. Nukuri mukomeze mugire ibihe byiza. Nawe Furaha shop, muri Furaha shop hariya ku muryango neza neza usohoka ku muryango w'isoko rya Ziniya urahasanga Furaha shop. Rero muri Furaha shop ushobora kuhasanga ibikoresho byinshi kandi byiza byo mu rugo, wowe muntu ushaka gutangira ubuzima gutangira ubuzima, hari ahantu bahakura ibikoresho byinshi byo mu rugo. Kambanze ndebe nimero zaho. Yes, muri Furaha shop rero niho hantu ushobora kuba wasanga ibikoresho byo mu rugo, amatremusi, amasafuriya, amajaga, ibikombe byiza by'amoko yose, ibisorori bishyushya n'ibidashyushya. Ushobora kuhakura imikeka, ushobora kuhakura ibikoresho byo hari rero hari abanahakura serivisi z'uko bahafunikira amakado cyangwa se impano muri rusange. Barayifunika rwose ku buryo umuntu yihereje imuguma ku mutima. Bishobora kuba ari byo ari ahantu ushobora gusanga Furaha ari byo yize muri segonderi, kuko arayigukora kabisa ukavuga uti wow. Si ibyo gusa kandi hari ahantu muri Furaha shop ushobora no kuhakura sonorisation zikodeshwa ku mafaranga makeya kandi sonorisation nziza. Agashya kaho rero nuko yabaguhaye sonorisation, baguha n'umukozi wo kujya kubikoresha ubaye utamufite, akaba ari wa mukozi ushobora kuza kabisa ikirori cyawe kigashya, kavanga imiziki, abantu bakavuga ati wow, iki ni ikirori kabisa. Aha rero niho hantu ushobora kuba wanakura imikeka y'amoko yose kandi mu ngano zitandukanye, ubundi ubuzima bukagenda burushaho kugenda neza. Rero ubaye ugura byinshi baranagutwaza, cyangwa se ukaba wanabahamagara kuri telefone ukababwira ahantu uri, ni ukuri baraza bakabifata bakabitegera bakabikuzanira iwawe nta kibazo. Furaha shop ni igisubizo cy'abashaka kugura amajyambere y'abikoresho byo mu rugo. Amasahane, ari ukuntu ujya nk'ahantu ukabona bagwaye ibiryo byiza biryoshye, ariko isahane babiguhereyeho my friend. Kuryo biza kurangira ufashe umwanzuro wo kurya uhumirije, ukazajya ukozamo ikiyiko rwose ugatamira, se wowe ubona ubimaze cyangwa se wumvise wijuse, undi ukabashimira ariko password ari ya yindi sahari iciriritse. Simbukira rero muri Furaha shop wigurire n'ibirahure byiza byo kunywesha ibinyobwa bitandukanye, nibunywa kano gahiye, ari ibirahure byabugenewe, nibunywa akaji, hari ibirahure byiza, ndetse n'ibikombe by'amaplastike bifite design nziza koko ku buryo ushobora kukinywesha amazi, ushobora kukinywesha igikoma cyangwa se ibindi binyobwa byaryo byose. Ara muri Furaha shop mu isoko rya Ziniya, niba ushaka kuhamagara kuri 0788 iyi nimero ni 078352 ubundi wihahire uhahe rwose ibintu bimeze neza cyane. Muri Furaha shop bafite imvugo igira iti ngo barakubahisha abashyitsi bagusuye bagataha bavuga ngo wow. Iyi ni Furaha shop. Shimire rero bari bakomeje kudukurikirana, bari bashyize ibitekerezo byabo kuri Facebook. Turabakunda. Facebook yacu ni Imbuto TV, Instagram ndetse na Twitter hose twitwa Imbuto TV. Namwe mudukurikiranye ku Imbuto Radio and TV, Imbuto TV.
imbuto imbuto z'imigisha. Twebwe rero siroga yacu iragira iti Imbuto TV, my talent, my future. Impano yanjye ejo hazaza hanjye. Rero wowe ufite iyihe mpano, niyihe mpano ufite ushaka kuzamura? Duhamagare kuri 0788 cyangwa se utwandikire kuri email yacu ni imbutotv@gmail.com. ubundi turebe ukuntu twabigenza duhure. Uyu munsi umurage mubyeyi aguha ntago bikira amasambu. Ahubwo n'ubumenyi. Isuzerera abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali ariyo kapitale y'u Rwanda. Ariko munyemerere nanone nsimbukire mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo mbwira abantu bari mu gasantre ko mu Kaboshya, ku Gitaraga, mu Rugunga, mu Bukunyu, yitwa ku Rutare, hari ku mashuri ya Bright Light. Ngira Kevin ni bimeze bitaho ngo kuri Bright Light, umukobwa wanjye Fanny sinayobye bimeze bite, mama wanyu ameze gute? Mukomeze mugire ibihe byiza na wa mukecuru n'umusaza mwubahwe. Nathanael bimeze bite? Brigitte Noé la Subila Nukta Flipe Paraside bimeze bite? Message zanyu nagiye nzibona neza cyane, mumeze fresh. Rero munyemerere ngende ndabona n'amasare kugenda arushaho kudufata. Reka tugende. Wansabye indirimbo ya Sam, reka tuyibasigiremo. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Kandi yitariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, kwezi twemwe nk'abanyarwanda twita Gicurasi, ukwezi kuzababereye ukwezi kw'ibisubizo by'ibibazo mwari mufite. Dukomeza no kwihanganisha abafite ibibazo, abana bo ku muhanda, n'ukuri ni mukomere. Izuba ryarasiye abandi, namwe rizabarasira, nago mwaremewe kubabara. Mugire umunsi mwiza. Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight.